Hi lovies, hi everyone, reka nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, aho muri kudukurikira muri. Imana ikomeze ibahe umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe mwese, amen. Yes, hanyuma nkuko bisanzwe tugiye gusobanura amazina mwagiye mutwisabira ngo tubasobanurire, ariko before yuko dutangira gusobanura amazina, please banze making sure ko amaze gukora subscribe kugira ngo mujye mubona notification ko tujye uploadinga ibiganiro byacu rwose. Kandi murakoze abantu mwakoze subscribe, turabashimiye cyane. Nawe utarayikora reka twizere kugiye kuyikora, nawe wumva igihe kitaragera, it's okay, gusa mujye mukakora likes, share, musharinge abantu bitwaye amazina bagende bamenye ubusobanuro, kuko hari abantu benshi baba batazi ngo ese iri zina risobanura iki. Ukitwa izina ariko ukarinda ukura utazi ngo izina witwa risobanura gutya. Yes, uyu munsi rero tugiye gusobanura amazina abiri. Izina rya mbere ni izina bita Faustin. Abantu bitwa ba Faustin mu bahamagare bazi hano, ndetse n'abantu bitwa ba Innocent. Niyo mazina y'uyu munsi tugiye gusobanura. Rero mubabwire begere hano bumve ubusobanuro n'imiterere y'amazina yabo. Thank you, mwakoze gukora subscribe, hasigaye mukore na share na likes. Mva ntukagire bikiganiro rwose utarakanda kuri likes, ntacyo bisaba, it's just guhitingaho kuri likes ubundi bikaba birarangiye, nta bindi. Murakoze cyane. Hanyuma reka dukomeze ku izina rya mbere tugiye guheraho, ari ryo zina bita Faustin. Faustin ni umuntu ukunze kuba Faustin ni umuntu mwiza d'abord, ni umuntu mwiza, ni umuntu ukunda urugo rwe ndetse akagira n'inshuti nyinshi, kandi akunze kuba ari wa muntu utabara. Faustin ni umuntu ugira inshuti nyinshi cyane, ni umuntu ukunda kumenyana n'abantu, kandi abantu bakamwisangamo, abantu bakamukunda. Ni wa muntu kandi ugira umutima mwiza. Byagera ku rugo rwe, Faustin ni umuntu witangira urugo rwe, ni umuntu ukora buri kimwe cyose kugira ngo urugo rwe rubashe gutera imbere cyane, kuko nicyo kintu cya mbere Faustin usanga ashyira imbere kurenza ibindi byose. Ikindi wamenya kuri Faustin nuko Faustin afata ibyemezo bizima ndetse akunze no kugira impano yo kunga abantu. Buriya Faustin ni umuntu wunga abantu. Uramutse washwanye n'umuntu, shaka umuntu bita Faustin akugira inama, rwose azakunga mu rukundo ndetse no mu buzima busanzwe. Inama azakugira zizagufasha mu buzima bwawe. Ikindi wamenye ku muntu bita Faustin ni wa muntu ugira urukundo, kuko uwakunze nawe atajya amubabaza. Faustin ni umuntu utajya ababaza mu rukundo. Nimba nawe hari umuntu uzi, please tubwire ngo Faustin ameze gutya koko turebe. Ya Faustin rero iyo akunze agira urukundo n'urugwiro, akora buri kimwe cyose kugira ngo umukunzi we anezerwe cyangwa se yishime. Ikindi ni wa muntu uba yikundira ubushakashatsi, akaba ari n'umunyamurava mu byo akora. Faustin ni umuntu ukunda ubushakashatsi, usanga higa hirya no hino. Ikindi kandi ni umunyamurava mu byo akora, akazi ke agakorana ingufu ndetse n'imbaraga. Akunda umurimo, muri make akunda gukora ikintu akoze akerekezaho amaboko ye yose. Nguwo rero Faustin uko asobanura. Reka dukomeze ku wundi witwa Innocent. Nimba hari umuntu uzi witwa Innocent, nawe mubwire yegere hino yumva ubusobanuro bw'izina rye. Ubwo aryo Innocent bivuga umunyakuri cyangwa se inyangamugayo. Ba Innocent rero ni wa muntu uba atakora ikindi kintu icyo yari arimo gukora atarakirangiza. Ni ukuvuga ngo Innocent iyo ari mu kintu ntago ashobora gukora imirimo ibiri icyarimwe. Oya, abanza gukora ikintu kimwe akakirangiza akabona kujya mu kindi. Ntago abasha gukora iki kintu ngo akive ahita atararangiza kugikora. Abanza gukora iki kikarangira agahita akora n'ikindi gutyo. Ikindi kandi aba ari wa muntu ukunda ibintu byo gushushanya ndetse n'imideri. Innocent akunda imideri, akunda gushushanya. Usanga ari babashushanye nyine babahanga cyangwa se babigize umwuga. Iki
ikindi Inosa agira urukundo ndetse akagira n'ubumuntu. Ni wa muntu uzasanga agira ubumuntu, utazaca ku muntu ababaye ngo agende gutyo amusize gutyo, oya, kuko agira ubumuntu akagira n'urukundo, byose hamwe. Ikindi kandi aba ari umunyamahirwe mu byo akora. Inosa akunda guhirwa muri buri kimwe cyose, kandi yaba bibi cyangwa byiza. Ni umunyamahirwe mu bintu byose akoze. Agira n'impano yo kwandika, ndetse kandi mu byo akora byose biba bisobanutse. Ngayo nguko Inosa nuko nguko ateye, ibintu bye byose biba bisobanutse. Akunda kwandika, akunda gushushanya, ibintu akoze ntago ahubagurika, ibintu akoze usanga nyine yabishyizemo umutima we wose. Ngayo nguko Inosa uko nawe asobanura. Reka twizere ko mwanezerewe. Nimba nawe uzi umuntu witwa Inosa, mwoherereze iyi video, iyi link, kugira ngo abashe kumenya ubusobanuro bw'amazina ye, hanyuma utubwire nimba buzi bateye gutya Inosa cyangwa Faustin bateye gutya, mubyandike muri comment. See you next time, bye.